Nshuti mukunzi wa televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, tuguhaye ikaze. Kuri uyu munsi turi mu karere ka Bugesera ku mahumbezi meza y'ikiyaga cya Rweru. Aha ngaha byumvikana ko turi no mu murenge wa Rweru, ariko ntabwo tugiye kuganira ku karere, ahubwo tugiye kuganira ku buhinzi. By'umwihariko kuri uyu munsi turaganira ku buryo bwiza bwo kuhira. Nk'uko mubizi turi kwinjira mu gihembwe cya gatatu, akaba ari igihembwe kirangwa n'izuba ryinshi, kandi ibimera byacu bikenera izuba yego, ariko bigakenera n'igihe cyo kubona amazi ahagije kugira ngo bibashe gutanga umusaruro. Kuri uyu munsi turaganira ku buryo bwo kuhira, by'umwihariko ariko turibanda ku buryo bwo kuhira ku buso buto. Ikiganiro cy'umunsi nibyo turi bugarukeho, turareba ibikenerwa kugira ngo umuhinzi abashe kuba yakuhira cya gihingwa cye kibone ibyo gikeneye neza kugira ngo kizatange umusaruro. Ikiganiro cy'umunsi nibyo tugarukaho nk'uko namaze kubikubwira, icyo usabwa ntuve imbere ya televiziyo yawe kugira ngo twigire hamwe ku buryo bwiza twakwita ku gihingwa cyacu, by'umwihariko twuhira bya tuzabona umusaruro. Icyo usabwa ntuve imbere ya televiziyo yawe, tuguhaye ikaze. Tujye kuganira ku buhinzi, by'umwihariko ko tuganira ku kuhira ku buso buto. Yego. Mwaba musanzwe mukoresha ubwo buryo mwebwe? Nsanzwe mukoresha. Yego. Mwahinze iki ku buso bungana bute? Nahinze mpinga inyanya ku buso bwa hegitari 2, ngahinga watermelon ku buso bwa hegitari 1 n'igice, mpinga n'urutoki rutari hano ariko rurahari. Byumvikane ko uri umuhinzi. Ndi umuhinzi. Akazi kawe ka musi. Niko kazi kanjye gahoraho. Yego. Ubu bavuze kuhira nk'abahinzi n'ubyumva gute? Tubyumva neza. Kuko mu zuba nk'iri urabona ko kugira ngo igihingwa cyere nuko tubasha kuhira. Yego. Watangiye kuhira ryari? Bimaze n'igihe. Imyaka nka 12 irarangiye nkora akazi ko guhinga nuhira. Yego. Turagira ngo utubwire akamaro ko kuhira nk'umuhinzi. Karahari, karagaragara, inyungu ziragaragara, bihagaze bite? Inyungu ziragaragara kuko imvura y'inaha iba ari nkeya. Imvura nkeya rero kugira ngo ibihingwa tubihinge byere nuko tuvangamo no kuhira. Cyane mu gihe cy'izuba nk'iki turuhira imyaka ikera nta kibazo igize. Yego. Bikadufasha. Uburyo bwo kuhira bamukoresha n'ubuhe? Dukoresha uburyo bwa moteri, utumoteri dutoya. Nibwo buryo dukoresha. Kuba watangiriye imyaka yose nibwo buryo wahereyeho, nibwo buryo ukoresha muri iyo mirima yose cyangwa hari ubundi buryo? Ntabwo aribwo nahereyeho. Twatangiye dukoresha amaboko n'amarozwari duhinga ahantu hato, tugeze aho dufata utundi tuntu twanyongaga twitwa nyonganyonga, twajyagaho tunyonga tuzamura amazi nayo make. Ibyo rero byatumaga duhinga hatoya. Ubundi ku rwego rwo gukoresha moteri izamura amazi. Igihembwe cy'ihinga mukunda gukoresha uburyo bwo kuhira, ndakeka ari igihembwe cya gatatu. Cya gatatu. Igihembwe cya gatatu ni igihembwe ku bantu benshi badakoresha uburyo bwo kuhira, ndetse bakaba no mu gace katabonekamo imvura nyinshi bidakunze kuboneka umusaruro. Mwebwe bihagaze bite? Iki gihe twebwe umusaruro uraboneka cyane ko ibihingwa duhinga nk'inyanya ku gihe cy'izuba iyo zibonye amazi ziba nziza, zikera ari na nyinshi. Watermelon zuzura n'izuba, ku gihe cy'izuba nazo turavomera zikera ari nyinshi nta kibazo. Ubwo rero igihe cy'imvura iradufasha, ariko hari igihe n'umusaruro uba muke. Igihe cy'izuba ugasanga umusaruro wabonetse, nubwo tuba twatanze imbaraga zo kuhira, ariko umusaruro iyo ubonetse nta kibazo tugira. Ko abahinzi benshi, hari abahinzi bamwe tuganira bakakubwira kuhira birahenze, bituma wa musaruro atabona umusaruro yishimiye bitewe n'ibyo yashoye. Mwebwe mukurikije imbaraga mushora mu kuhira n'umusaruro mubona, bihagaze bite? Iyo imbaraga dukoresha twuhira n'umusaruro biba bitandukanye, kuko duhombye twabivamo. Urumva nakubwiye ko maze imyaka 12 rero ni myinshi. Ntabwo rero mpomba, ntabwo bimpombya, mbara imbaraga nakoresheje, nkabara inyungu nungutse, ngasanga nta kibazo, ngasanga nta kazi nakomeza. Kuhira bikorwa bite? Mwuhira rimwe ku munsi? Kuhira mwitwararika iki? Ni biki mwibandaho? Kuhira twuhira 2 mu cyumweru. Ni ukuvuga ngo ni 2 mu cyumweru, ku zuba nk'iri ryinshi ni 2 mu cyumweru. Iyo rivanze n'ibicu twuhira 1 mu cyumweru.
ubwo rero ikintu dukoresha ni esansi, kandi ahantu twuhira bisaba kugira ngo tube twahasasiye kugira ngo amazi atindemo. Iyo hadasasiye ntabwo byakunda. uravuze ati kuhira ni 2 mu cyumweru, ariko se tuzi bamwe uwuhira umunsi ku munsi. Hari ibihingwa nka watermelon, ni igihingwa gikenera amazi menshi. 2 mu cyumweru birahagije? Birahagije. Moteri bashyizeho menshi kandi tuba twahasasiye, 2 kaba gahagije, nta kibazo zigira. Yego muze, turi mu kiganiro cy'ubuhinzi, ikiganiro cyitwa Tera Intambwe Muhinzi. Ukurikije imyaka umaze mu buhinzi rero byose si mike, iyo 12 ngira ngo niyo umaze mu gihe waratangiye no kuhira, na mbere warabukoraga. Iterambere ry'umuhinzi ribona gute, rihagaze rite? Iterambere ry'umuhinzi ni ryiza. Kuva aho nditangiriye, natangiye nkodesha imirima, nta murima n'umwingira, ariko ubu maze kubona amasambu 3 yavuye mu buhinzi. Ubwo navuga ko ubuhinzi bwagize akamaro. Umusaruro kuwujyana ku isoko, maze kubona imodoka, tumva hari imodoka duhuye mu kanya y'umweru tuzamuka hariya. Ni iyanjye, niyo nakuyemo. Ubwo rero nkabona ko bunamfasha mu mirimo yose, ndumva nta kibazo kirimo. Iterambere ry'umuhinzi rirashoboka? Birashoboka cyane. Nyuma yo kuganira n'umuhinzi yadusobanuriye neza uburyo agerageza gukoresha ibishoboka byose kugira ngo abashe kuhira, abashe kubona umusaruro. Nabona umusaruro, natwe tubone umusaruro ku isoko kugira ngo tubashe kubona ibiduhaza, ndetse anabone ya mafaranga nk'uko aba yashoye nawe. Ese uburyo bwiza bwo kuhira ni ubuhe? Ese ni ryari umuhinzi agomba kumenya ko igihingwa cye gikeneye amazi? Ibyo byose n'ibindi tugiye kuganirira hamwe nibyo tugiye gusobanurirwa na agronome. Adufashe kudusobanurira ni ryari umuhinzi agomba kumenya ko igihingwa cye gikeneye amazi. Ese n'amazi angana iki umuhinzi agomba gukoresha? Umuhinzi akakwiye kuhira kangahe se ku munsi? Ndabizi n'ibyo bibazo wibaza ndetse n'ibindi ushobora kuba wibaza, nibyo agiye gukomeza hamwe dusobanurira kugira turusheho kubimenya. Nkwibutsa ko ikiganiro cy'umunsi turuganira ku buryo bwiza bwo kuhira ku buso buto. Icyo usabwa wowe, dukomeze tubane. Igikorwa cyo kuhira ubundi ni nka agronome, turagira utangira utubwira kuhira ni iki? Ubundi kuhira ni uburyo bwo guha amazi igihingwa igihe kiyakeneye kandi kigahabwa amazi akwiriye. Tukiri aho ngaho, amazi akwiriye mbere na mbere yuko tuganira ku kuhira ni iki? Ni ryari umuhinzi azamenya ko igihingwa gikeneye amazi cyangwa gikeneye kuhirwa? Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuhinzi amenye ko igihe cyo kuhira kigeze, hari ibimenyetso igihingwa cyabuze amazi kigaragaza. Ntabwo rero umuhinzi arindira ko cya gihingwa kimwereka ibimenyetso by'uko amazi yagize ate yabuze. Ubundi tugira inama abahinzi gukurikirana igihingwa kuva agitera kugeza asaruye. Ubwo rero muri byakurikirana rye, nimba ari nk'iki gihe cy'izuba, abara ngo ni kangahe ndi bwuhire igihingwa cyanjye. Noneho ntategereze ko bya bimenyetso byo kuba cyaraba kigaragaza ko cyabuze amazi agira gute akigerwaho. Ikindi aho ngaho tureba, hari mu bice cyangwa se igihe runaka igihingwa kiba gikeneye gukura, hari aho kigera kigakenera amazi menshi cyane. Kandi aba bahinzi buhira akenshi na kenshi, kuko duhorana nabo mu murima, baba babizi. Ni ukuvuga ngo umuhinzi we ukurikirana igihingwa umunsi ku munsi, ababona ngo ni ryari gikeneye amazi, cyane ko no gukenera amazi ku gihingwa bigendera ku bintu byinshi cyane. Kugira ngo wuhire ni ibihe bikoresho byiza ubundi byakabaye bikoreshwa mu kuhira? Ubundi mu kuhira ibikoresho biba bikenewe nk'aha ngaha, tuba dukeneye moteri, tugakenera imipira. Noneho ku kijyanye n'amazi uburyo ki ari buzamuke muri moteri, hari ruhogo, icyo bita ruhogo iba ifitemo imbere filtre. Ayo mazi rero ntabwo azamuka arimo ibicagucagu bivuye mu kiyaga. Iyo filtre ngira ngo ni akayunguruzo. Ni akayunguruzo, ni ukuvuga ngo ni akayunguruzo kayungurura ayo mazi akinjira muri moteri, akinjira mu mupira, noneho
umuhinzi agatangira kugenda yuhira ibihingwa bye. Yego. Mu kuhira twaganira n'umuhinzi yatubwiye ko nibura buhira 2 mu cyumweru. Nizo shuro zakabaye zuhirwa ni nkeya ni nyinshi ibisi bihingwa byose umuntu yagenda kuri ibyo bipimo ibihe bihingwa umuntu yakabaye yuhira ati oya ntabwo ibyo ngibyo ari byo bipimo twagenderaho kubera ko ibihingwa bisaba amazi atandukanye ingano y'amazi itandukanye. Ikindi cya kabiri kuhira ahantu runaka biba bitandukanye n'ahandi. Urugero ahantu nimba hacuramye cyane nta misaso irimo urakubitamo amazi agahita atemba cyangwa se bitewe n'ubwoko bw'ubutaka urimo kuhira ntabwo icyo gihe kugendera ku ihame ngo kuhira 2 nibyo ntago byaba ari byo. Ku kijyanye hari abahinzi bahinga mu bishanga hari abahinga mu mabanga y'imisozi uburyo bwo kuhira kuri abantu byose bugomba gutandukana bitewe naho hantu. Nk'abagoronome mufasha gute abahinzi? Urakoze cyane. Ubundi ishingiro rya mbere ryo kureba ngo bwa buryo bwo kuhira buratandukana gute ubutaka imiterere y'ubutaka. Wenda nk'aha ngaha mwasanze dukoresha imipira. Impamvu dukoresha imipira ubu butaka bwacu yo ushyizemo amazi izuba rikava budasasiye ahita avamo. Bivuze ngo rero nkatwe hano gukoresha drip irrigation ntabwo byadukundira, ariko ari ahantu bikunda icyo gihe drip irrigation ishobora gukoreshwa. Ushobora gukoresha ubwoko bita sprinkler irrigation, ariko n'aha ngaha ugereranyije ingano y'amazi akenewe n'imiterere y'ubu butaka ntabwo byavamo. Hano ikiba gikenewe ni ugukoresha imipira kuko imipira irabasha gushyiramo amazi kandi mu gihe gitoya ku rugero ruhagije. Niyo mpamvu rero abo bantu yaba uhinga mu kabande yaba uhinga mu gishanga yaba uhinga mu mabanga y'imisozi cyangwa se nk'ahangaha nk'uko mubibona hari uburyo bwabigenewe umuhinzi agomba gukoresha. Icyo gihe rero bitewe n'imiterere y'ahantu agiye kuhira kubera ko n'ubundi ibikoresho byo kuhira aba yabibonye muri nkunganire turamwegera tukamubwira tuti dukurikije uko hano hateye n'ibyo urifuza gukora ibyakubera byiza byaguha umusaruro n'ibi ngibi noneho tukamuhitiramo. Uburyo bwo kuhira ni igihe bikorerwa aratangira kuhira ryari tuvuge nka saa sita ntabwo ari byiza kuhira. Ubundi biba byiza iyo wuhiye nimugoroba cyangwa se ukuhira mu gitondo. Icyo gihe nibwo igihingwa kibasha kugira gute kibasha gukoresha amazi. Uravuze utese igice runaka cyiza cyo kuhira ku gihingwa ni hehe? Ubundi amazi akoreshwa n'igihingwa aciye mu mizi. Ni ukuvuga ngo bibaye byiza wakuhira ku buryo amazi ari bugere hehe ari bugere mu mizi. Ko ntabwo ushobora gufata amazi ngo ugende uhate ku mababi nurangiza ngo uvuge ngo wuhi. Biba byiza rero iyo amazi washyizemo abashije kugera aho bita muri root zone tutavuze ngo uragenda ushyire ku bibabi. Amakosa ashobora kugaragara igihe umuhinzi arimo kuhira ni ukuhira ku masaha asa nkaho ari imitagihe. Iyo ufashe ibihingwa byawe ukabyuhira izuba ryamaze kuba ryinshi urugero nka saa sita, icyo gihe ubutaka urimo gushyiraho amazi biragenda bigahinduka urutare. Iyo bihindutse urutare kiba ari ikibazo ku gihingwa. Aha ngaha rero abahinzi bagirwa inama yo kumenya ni ryari amasaha yo kuhira ni ayahe kugira ngo ya mazi yashyizemo na ya esanse yakoresheje bya bindi byose yashoyemo bibashe kugaruka, nuko yubahiriza igihe cyiza nyacyo cyo kuhira. Inama mugira abahinzi ni izihe uretse kuri izo ngibyo bikurikije amakosa bagenda bakora? Inama mugira abahinzi muri rusange yaba abuhira ndetse n'abataritabira gukoresha uburyo bwo kuhira? Inama tugira abahinzi ni ukwitabira iyi gahunda yo kuhira, yaba kuhira bakoresheje ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, yaba ari ugukoresha izi moteri zikoresha esanse, kubera ko byagaragaye ko kuhira bizamura umusaruro.
niyo mpamvu rero tubashishikariza kujya muri iyi gahunda kuko naho leta yunganira umuhinzi. Ibi bintu biba biri kuri nkunganire, umuhinzi atanga 1/2 cy'ibikoresho byo kuhira. Tukavuga ngo kuhira ku buso buto bihera kuri 0 kugeza kuri hegitari. Umuhinzi ufite ubutaka burimwo aho hagati abagira gute, ababona nkunganire yo kuhira ku buso butoya. Ikindi ahangaha twagiraho inama abahinzi ni uko iyo uhinze mu gihembwe cy'ihinga se, uburyo bwo kugenzura kurwanya indwara biroroha cyane, kuko iyo ari igihe cy'imvura usanga indwara zabaye nyinshi, ariko ahangaha umuhinzi we aba arimo kurwana no kuvuga ngo ni ryari ndibwuhira. Icyo ngicyo iyo amaze kukibona ateraho vi, noneho agasigara acungana n'amazi ari bushyiremo, noneho za ndwara nazo zibasha kugira gute, zibasha kugabanuka, kubera ko igihe cy'imvura aribwo zororoka cyane. Ubwo rero ikindi ni uko muri iki gihembwe cy'ihinga usanga ari hahandi abahinzi bamwe na bamwe badafite ibintu byo gukora, kubera ko aho bahinga nta buryo bwo kuhira. Ariko iyo umuhinzi muri iki gihembwe cy'ihinga yabashije kubona nkunganire, arakomeza ubwo wa mwaka w'amezi 12 akaba ahinzemo ibihembwe bingahe, ibihembwe 3, yagiye asimburanya ibihingwa uko bikurikirana bikarangira agize ate, abonye umusaruro. Twaganiriye n'abahinzi ndetse na agonome badusobanuriye neza ko iyi gahunda yo kuhira itanga umusaruro ndetse ikaba yongera umusaruro ku buryo bugaragara. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB ifite gahunda nziza yo gushyigikira abahinzi mu buryo bwo kuhira, by'umwihariko kuhira ku buso buto. Ese iyo tuvuze kuhira ku buso buto tuba tuvuze ubuso bungana iki? Ni ryari ngewe nk'umuhinzi cyangwa umugenerwabikorwa nzamenya ko iyo gahunda nanjye ndeba? Ubuso buto ni ubuso bungana iki? Nibyo tugiye kuganirira hamwe badusobanurira. Ese uretse kuba leta yunganira umuhinzi ku kigero cya 50%, bivuze ngo ni 1/2, umuhinzi wasabwa iki? Ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo tugiye gukomeza tuganirira hamwe, dukomeze gusobanukirwa ndetse n'amatsiko ashira. Akarere ka Bugesera muhagaze gute mu buhinzi? Murakoze. Mu buhinzi mu karere ka Bugesera muri rusange bimeze neza, uretse ko imvura yacitse kare hakaba hari abahinzi inyuma ku bigori bitazera neza, ariko umusaruro w'ibishyimbo turawufite, uw'ibijumba turawufite, uw'imyumbati tuzaboneka kuko twahinze kujya aho mwagiye munyura hose imyaka imeze neza. Ariko by'umwihariko ubu twatangiye noneho igihembwe cy'ihinga kugira ngo cyase cyangwa igihembwe twita cy'impeshyi, kugira ngo mu kwezi kwa 9 tuzajye turi gusarura imyaka myinshi noneho hafi y'ibiyaga, ko tujya tugira amahirwe yo kugira ibiyaga byinshi n'imigezi, aho ubona ko mu mirenge yose byibuze igiramo amazi. Tugira ibiyaga 9 rero n'imigezi 2, Akagera n'Akanyaru, byose abahinzi bifashisha bategura kino gihembwe cy'ihinga cyase. Ubu rero hari kugenda huzuruka gutyo bw'imyuzure iri kugenda irangira, mwagiye mubona hirya no hino ko abantu bari gufata imigozi bayijyana kugira ngo bahinge ibijumba, ariko hirya y'ibyo abandi bazamura amazi bayakura muri bya biyaga bagakora gahunda yo kuhira ku buso buto, cyangwa kuhira imboga n'imbuto i gasozi bakoresheje amahirwe ya nkunganire leta yashyizeho, aho umuhinzi tumuha 50% y'igiciro cy'ibikoresho akeneye kugira ngo ageze amazi mu murima we. Wari ukomeje ku kijyanye no kuhira ati ku buso buto, ni ryari bavuga ko ari ku buso buto? Njyewe niba ndi umuhinzi nzamenya ko ndi muri iyo gahunda ya nkunganire ya leta, niba mbarirwa muri andi babarirwa mu buhinzi buri ku buso buto. Murakoze. Tugira gahunda ya leta ubwo iyobowe na Minagiri, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, gahunda yo kuhira ku buso buto. Ni gahunda aho umuntu aba yuhira ubuso buri hagati y'igice cya hegitari kugeza kuri hegitari 10. Ubwo iyo ufite ubuso burimo aho hagati uba uri umugenerwabikorwa w'iyo gahunda. Ariko nanone icyo ntigihagije, ni ukuba ufite aho wakura amazi. N'ubu umurima wawe uri hafi y'amazi, cyangwa se hari moteri ishobora kugenda ikayakurura ikayazana. Uwo muntu aba ashobora kunganirwa muri gahunda yo kuhira ku buso butoya, ariko nubwo tumwunganiye kuri ibyo bikoresho byuhirwa ntabwo tumuhagarikiraho, tukamwunganira no ku mafumbire, kuko imboga zikenera ifumbire nyinshi, kandi
hakaba iziterwamo ifumbire kenshi. Iyo tugeze nko mu mbuto z'urusenda, mu miteja, usanga iyo watangiye gusarura ushyiramo izindi kugira ngo ushyiramo izindi nyongeramusaruro. Ubona rero mu karere kacu ni ibintu bimaze gufata umurongo, kuko ubu muri iki gihembwe duteganya guhinga hegitari 200,000. Ubu tuvuga namaze guhinga 700, turashaka ko icyumweru gitaha kirangira bose bamaze gutera. Aho imiteja ibitindamo gake bimara amezi agera muri 3 bararangiye, murabona nk'izi nyanya uko zimeze na watermelon, ariko ab'imiteja bari butangire nabo barangize. Umuhinzi ukeneye ushaka umugenerwabikorwa ushaka kugira ngo abone iyo nkunganire, yego leta yunganira umuhinzi, ariko se umuhinzi asabwa iki? Mwakoze. Umuhinzi asabwa kuba afite ubutaka bumwanditseho cyangwa yakodesheje, ariko byibuze igihe cy'imyaka 3, kuko ibikoresho tumukurikirana mu gihe cy'imyaka 3 kugira ngo tumumenyereze ko aba amaze kumenya kuhira, kubika ibikoresho neza. Nyuma y'ibyo tumushyirira urupapuro asabiraho cyangwa se fomu ku rwego rw'akagari. Buri kagari kose ziba zihari, noneho buri muhinzi wo muri ako kagari akaba yagenda akavuga ko ashaka ko tumwunganira, akagenda agafata iyo fomu. Nyuma y'uko bamusura babona ko yujuje ibisabwa, akayuzuza, akagaragaza incamake y'umushinga we ko agiye kuhira igihingwa azuhira. Tukareba rwiyemezamirimo, tureba umukozi w'akarere n'umukozi wa RAB bafite mu nshingano kuhira, bakajya kumurebera ibisabwa, kuko umuhinzi hari igihe aba atazi ngo moteri yageze amazi hano ni iyihe, ese amazi tuzakoresha imigozi ireshya gute. Ibyo byose rero n'abatekinisiye bakora ibikenewe, cyangwa se bill of quantity, tukahita tumenya ngo iyi projet isaba angahe, tukanamenya ngo igiciro cya 50% nangahe. Noneho tukamurekomanda cyangwa se tukamuhuza n'abatanga serivisi, kuna serivisi muzi ko ikorwa n'abarwiyemezamirimo, bakamuha ibikoresho agatangira kuhira. Izihe nama cyangwa ubutumwa bw'ingenzi muhereza abahinzi muri rusange? Murakoze. Ubutumwa bw'ingenzi duhereza abahinzi ndabuhinira mu buryo butatu. Icya mbere, abahinzi barasabwa gufata, abo twunganiye barasabwa gufata neza ibikoresho twabahaye kugira ngo bashobore kubyaza umusaruro igihe kirekire. Icya kabiri, turabasaba gukomeza kugisha inama mu gihe babonye ikintu kidasanzwe mu mirima. Dufite abakozi bashinzwe iterambere ry'utugari, dufite abagonome b'imirenge, dufite abajyanama b'ubuhinzi, bose bafite ubumenyi bafasha abahinzi cyane cyane mu kurwanya indwara n'ibyonnyi, kuko muzi ko imboga n'imbuto birwara cyane. Turasaba rero ko baba ba mbere mu gutanga amakuru, kuko abahinzi tubagira inama y'uko byibuze umuhinzi w'imbuto n'imboga asura umurima we buri munsi akamenya impinduka. Ikindi tubasaba ni ugukomeza kongera ubuso no guhinduranya ibihingwa, kuko iyo wongereye ubuso, hano niyo wahinze inyanya, ubutaha uzahinga imiteja kugira ngo he kuba indwara ko zitinda mu murima cyangwa se zishobora kuba muri uwo murima. Ubutaha uhinga urusenda, uretse ko benshi bamaze kubimenyera, ariko turasaba yuko noneho bafatanya n'abo batekinisiye, abagonome b'imirenge, bakabakorera icyo twita crop calendar, uburyo bwo gusimburanya ibihingwa, tukamenya ngo tubonye umusaruro mwiza kandi uhoraho. Nshuti mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe muhinzi, by'umwihariko mukunzi wa televiziyo Rwanda, aho twabanye kuva ikiganiro gitangira. Ndizera nashidikanya ko amatsiko wari ufite ndetse n'impungenge byose byashize. Kuri uyu munsi twaganiriye ku buryo bwiza bwo kuhira ku buso buto. Twabonye ibyo bikorwa, twabonye igisabwa, twabonye ko kandi harimo amahirwe menshi, kuko leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, hari uburyo bwo kunganira umuhinzi wifuza ino serivisi yo kuhira. Twabonye ko umuhinzi yishingirirwa 50% by'igishoro cyangwa by'amafaranga asabwa kugira ngo abashe kubona ibikoresho byo kuhira. Reka ngushimire rero twabanye, ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho. Nge mwabanye ari Eric Kajeje. Reka ngushimire kuba twabanye, by'umwihariko nkorarikira kutazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Tuzatuganira kuki icyo usabwa n'uzaba imbere ya televiziyo yawe kugira ngo tuzakimenyere hamwe. Bye bye, naho ubutaha.